mukomere cyane bakunzi ba Gisenyi komisiyoneri. Uyu munsi turi hano Brasserie hafi n'uruganda rwa Bralirwa, turi ku muhanda wa kaburimbo. Tubazaniye ni ikibanza kirimo n'inzu ishaje, ni ikibanza gifite ubuso burenga 1,100 kandi ni ku mafaranga makeya cyane. Muri kubona ko turi ku muhanda wa kaburimbo, ni ahantu heza hafite view y'icyaga cya Kivu. Mbese ni ikibanza kigali cyane kuko nabibabwiye, gifite ubuso burenga 1,100. Akarusho k'iki kibanza gikora ku muhanda kandi uhashimasi. Ikindi ubuso ni bugari ku buryo inyubako ebyiri zajyamo bigakunda cyane. Ndavuga 2 in 1 cyangwa ukashyira inyubako igeretse. Ni GC cyangwa Gisenyi komisiyoneri. Turi kuri set igaragaza uyu mutungo neza cyane. Naho ngwino mu wa mbere wegukane aha. Ibiciro ni byiza kuko ni miliyoni 55 z'amanyarwanda. Mu gihe uzifite twandikire kuri iyo nimero ureba hasi muri screen yawe, ndetse iyo nimero uyifate screen. Igihe cyose uzakenera umutungo ujye uduhamagara. Dufite ibintu byinshi hano kuri Brasserie: amahoteli, guest house, apartment zigurishwa ndetse n'izikodeshwa. Turahari udukemure ibyo bibazo byagiye biza kuvanga abanyarwanda ngo mwabuze imitungo itimukanwa yatacinga ku kiyaga cya Kivu igurishwa. Karibu twandike cyangwa se duhamagare kuri izo nimero ariko na screen yawe mu gihe waba ushaka kugura hano hantu. Ikindi kandi ubana dusura ku mbuga zose dukoresha, haba TikTok, haba Instagram, haba YouTube, mbese social media zose amazina ni Gisenyi komisiyoneri. Niho tugenda twashyirira ayo mazu tuba tubafitiye, haba ibyo bibanza, haba ayo apartment, hose urageraho ubisange. Ibihe byiza, turabakunda cyane.